Reka ntangire mbifuriza amahoro kandi ntangire mbifuriza gukomeza kugubwa neza mwe mudukunda mwe mwamaze kuba mu muryango mugari w'abagize Cyomoro TV. Nejejwe no kubasuhuza, nejejwe no kubifuriza umugisha w'Imana, nejejwe no kwifuriza ishya n'ihirwe ku buzima bwanyu mwe mudukurikirana kandi rwose izina ry'Imana ryongere himbazwe mu buzima bwanyu kandi rwose amahoro y'Imana atagira akagero niyongera aboneke ku buzima bwanyu mwese izina ry'Imana rihimbazwe. Tugize amahirwe rero no kubona umushyitsi kandi umushyitsi mwiza, ntekereza ko Imana imuduhaye kugira ngo tuze kugira icyo twunguka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nabibabwiye kenshi ko nzayambazana abashyitsi, nzayambazana abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo turusheho kwaguka no kurushaho kumenya Imana, nk'uko Paul yabyandikiye itorero ry'Ikolosayi aravuga ngo ndushaho kubasabira uko mbibutse no kumbatekereje kugira ngo musheho kunguka kurushaho kumenya Imana. Nanjye rero ndimo kugira ngo turusheho kunguka kumenya Imana. Hari umuntu uherutse aravuga ngo ngaje kumara abantu inzara, nanjye mba ndimo nshakisha abakozi b'Imana kugira ngo bafashe mwe mwese kugira ngo tugire aho tugera. Nitwa Herve, ninge tugiye kubana muri uyu mwanya, ndagira ngo nawe wibwire abantu dukurikiranye. Murakoze. Mazina yanjye banyita Mukarwibasira Korodina. Yego. Ntuye mu murenge wa Gitoki, mu mudugudu wa Kinteko, mu kagari ka Nyamirama. Yego, nejejwe no kukubona. Hanyuma ndi umuntu ukunda Imana, ukunda gusenga, Imana yagiriye neza. Yego. Ni ukuri nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye neza y'Imana, nabonye urukundo rw'Imana. Ibyo Imana yangejejeho rero nanjye mbigeza ku bandi. Yego. Bikabafasha. Hari benshi bikura habi, hari benshi bigirira neza. Ni ukuri kandi ni iby'agaciro kandi ni iby'umumaro. Yego, ndakwishimiye cyane kukwakira. Ndumva Imana yarakugiriye neza. Ntekereza ko Imana yakomeje kuba mu buzima bwawe. Umaze kingana iki wakiriye Kristo? Mbega wakiriye Imana? Nakiriye. Dufite abakecuru benshi, abantu bangana nkawe bashaje nabi, bari mu nzoga, biroga bagendana nguteye bazimanitse je kubera inzoga, ariko wowe urasa neza vraiment. Urasa neza, ubuntu bw'Imana yagaguye kuriho. Umaze kingana iki wakiriye Kristo ubwishije gukomeza kugira umucyo n'ubwiza bumeze gutyo buri mu buntu bw'Imana? Kamashazi Sylvia, nejejwe no gukurikirana Cyomoro TV. Rubyiruko mwese ndabashishikariza gukurikirana Cyomoro TV. Ciao ciao. Amazina ni Hahirwa Rigani, nkaba ndi audio producer, umwanditsi w'indirimbo wabigize umwuga, nkaba nkorana audio. Rero ndabararikira gukurikira Cyomoro TV, umuyoboro mwiza wa YouTube, dukuraho ijambo ry'Imana no gukomera. Murakoze cyane, nitwa Goreti nkunda Cyomoro TV. Rero Imana iyo ikunda umuntu iramukurikirana. Mu kuvuka kwanjye nakundaga Imana, nkakunda gusenga, nkakunda kuririmbira Imana, nkakunda kubyinira Imana, nkakunda kuririmbira Imana. Nyuma nza gushaka, nza kugwa. Nguye noneho mu kubyuka kwanjye ijwi ry'Imana ryaje kunsanga, rirampamagara rirambwira, nabonye mu mayerekwa mu nzozi. Mbona igicu, mbona imirabyo, mbona inkuba, ndirukanka. Ngiye kumva nirutse, numva ijwi rirambwira ngo hagarara. Ndahagarara, numva ijwi rirambwira ngo uriruka ujya he? Ndavuga ngo ndimo guhunga. Numva ijwi rirambwira ngo nta hantu ubuhungiro buri, iyi sahani igera niho ijuru rigera, ngo iri juru riridutse ryabundikira iyi si, ngo ahubwo senga. Imana ikomeje kunyereka gutyo, nkajya mbona njya mu rusengero, niho nahise mfata inzira y'urugendo yo gusenga. Ndatitiriza cyane bigeraho Imana nanjye nyiyeretse. Imana ishimwe. Reka twiruke inyuma gatoya mu ikizwa ryawe. Wakijijwe ute? Se wavukiye mu muryango ukizwa?
ni gute wibonye mu kumenya Imana aho ngaho umuhamagaro w'Imana kuri njyewe. Amen. Imana itoranya ngo uko ishaka ikagenza uko ishaka ikagena uko ishaka igakora uko ishaka. Yego si ukubera mu muryango navukiyemo w'abakristo basenga, ahubwo ni umuhamagaro w'Imana yanyihamagariye nk'uko nayikundaga. Ntabwo byaturutse ku muryango. Byagenze gute rero kugira ngo umenye? Kugira ngo Imana inyiyereke nuko numvishije iryo jwi irampamagara nanjye ndayitaba, noneho mva mu by'isi. Nakoreraga isi ngenda nari iby'isi, ariko kuva Imana inyiyeretse ikampamagara nkumva iryo jwi nararikurikiye, noneho mbonamo umusaruro nkomeza gutyo. Mbonyemo umusaruro nanjye Imana igirira neza, ngenda nkuha ku bandi, abigenda igirira neza ni benshi. Yego. Hanyuma rero ugira utya ijwi ry'Imana uraryumvamo uraryumva, uhita ubohoka riragucengera, uhita ukunda Imana, hanyuma wibona mu muhamagaro mu nzu y'Imana. Wenda umuntu ashobora guhita yibaza ati se uyu mubyeyi asengera hehe, ni muhe torero asengera? Iyo byose buri torero ari muri byari ngo buri muntu wese mu itorero abo wejejwe muri gihe, ntabwo tugiye kurata amadini, ariko twibaze ngo umuhamagaro wawe, iryo jwi n'uwo muhamagaro wawe wabyakiriye hehe, nihe wari uri, niho ubarizwa uko? Rero buriya njyewe mu gusenga kwanjye nasengeraga mu banyagatolike, n'ubu nibo nsengera. Yego, uretse ibi byaje by'insengero zagiye zijya kure y'abantu, ariko noneho insengero bigenze gutyo, nagiye njya no mu butayu. Ntabwo nakubwira ngo hari ahantu nagiye mu rusengero runaka muri ADPR cyangwa mu Apoloso n'Abangirikani, mu Bangirikani, mu amadini yose. Oya, nakomeje gukataza ku Mana gusa. aho nakubwira nagiye nazamutse imisozi, kandi na Yesu yaravuze ngo nibikomera tuzazamukire, ngo abari Yudaya bazahungire mu misozi. Noneho hari igihe turimo kwiyumva, hari igihe abantu baba barimo kutwumva bati ni gute umunyagatolika ajya mu cyumba cy'amasengesho agasenga? Se nanjye ntabwo ndabyumva neza. Nubwo mbere numvise ko, ariko hari aho nagiye njya nkumva bakambwira ngo hari abantu baba charismatique, simbizi nk'ibyo, ngo basenga nk'abarokore. Bibaho ko umunyagatolika yajya mu butayu akajya gusenga? Benshi bajyayo. Noneho buriya ni Imana yakwiyeretse mu mbaraga z'umwuka. Ntabwo tugendera ku masengesho y'abanyagatolika. Umwuka uko ugufashe nuko uje kukwiyereka niko ukora. Yego, ntabwo mvuga ngo ni ugusenga ririya sengesho. Imbaraga z'umwuka ngewe uko zaje no mu gusenga kwanjye, ntabwo nsenga ngo hajya bavuga imbaraga z'umwuka cyangwa bavuga imbaraga z'Imana, roho mutagatifu. Roho mutagatifu ariwo mwuka w'Imana, mwuka w'Imana utumurikira, kuko ubundi Imana ntituyibona nk'umuntu, ahubwo tuyibonera mu mwuka. Hari abantu babatwumva nyine bazi ngo abagatolika nyine gahunda no gukora ikimenyetso, bya bimenyetso nyine bikorwa. Rero igikagezemo nta nubwo ari uko bimeze. Ni ukuri pe. Wateye intambwe. Uwo mwuka w'Imana niwe uza ukanyobora. Ntabwo mvuga ngo nateye isengesho ngo ringanisha hano. Wapi, ni ukwatura nkasenga. Yego, muri icyo gihe cyose umaze kwakira Imana mu buzima bwawe kandi ukaganza, ni iyihe mihamagaro ugira yo gukorera Imana? Iyo tuvuze gukorera Imana, hari imirimo abantu bakora ituma imirimo y'Imana ukora mu nzu y'Imana cyangwa se mu bundi buryo. Utanga ku Mana wo mu muhamagaro wawe. Ikintu cya mbere rero ukuntu Imana yanyiyeretse, yampaye ubuhanuzi, hanyuma impano gusengera abantu. Ariko birashoboka ko umugatolika yahanura? Ego, Yesu wanjye. Wenda hari umuntu urimo kumva uvuga ngo Yesu, wakavuze ngo Yesu. Reka dusubire inyuma gato. Twavuze ngo mu muhamagaro ntabwo Imana izareba idini, izareba uburanga cyangwa ireba igihagararo cyangwa ireba aho uturuka mu idini runaka. Imana iguhamagara bitewe n'uko wayemeye ukayemerera, kandi ukayiha inzira, ukayakira nk'umwami n'umukiza. Iyo umaze kumwemera neza nawe arakwemera. Ubundi rero kwemera Imana nibyo bya mbere. Ntabwo tuyemezwa n'urusengero, ahubwo ikwemerera kubera
ikikurimo nayo nuko yakubonye. Imana ishimwe. Yego. Ndumva nayiha icyubahiro rwose, Imana nihimbazwe. Hari umuntu, hari igihe ujya kumva abantu bafite intambara z'amadini, kumva umwe ati ngewe ndi umugatolika, undi ngewe ndi umwadeperi, umva ati ngewe ndi umwangirikani, ukabona barimo kugongana bitewe n'ibyo bintu by'amadini. Biratangaje cyane kumva ko uri cyo uyu munsi ukaba wemera umwuka w'Imana, ukabona hanura mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Kandi ukaba uri umukatolika. Urumva ko ibyo bintu ntago bihura, ariko kubw'Imana ishaka mu buzima bwawe igagukoresha. Imana irankoresha ntabwo yita ngo ndi umunyagatolike ngo ndarata idini ryo nakurikiranye cyangwa nabayemo. Ikora mu buryo bwayo, mu mbaraga zayo, ntabwo ari ku mbaraga zanjye cyangwa ku bubasha bwanjye. Usibye kuba uri umuhanuzi, ni iyihe mpano yindi ujya ugerageza mu nzu y'Imana? Impano yindi ni ugufasha abana b'Imana mu butumwa. Kuko hari benshi bansanga, hari n'ababa bampamagara, hari n'abansangaho ndi. Icyo Imana yampamagara mu muhamagaro wanjye, nigisha abantu, nsengera abantu, abaganisha mu nzira nziza kugira ngo bave mu by'isi, bakurikire Imana nk'umwami n'umukiza, bave ahabi bajya heza. Imana ishimwe. Icy'ingenzi ni ugusenga. Yego, ni ugusenga kandi nkahugura n'abandi kugira ngo nabo bajye mu nzira ikwiriye kandi itunganye. Reka twibaze tuti abanyamadini bameze batyo barimo kurwana, bavuga ati twebwe nitwe dusenga, abandi nitwe dusenga, abandi nitwe tuhanura. Ni ihe nama babagira? Ni inama babagira? Inama nagira abantu bakora ibintu bimeze gutyo muri iyi minsi, ubundi Imana ishaka ukuri. Ishaka icy'ukuri, nishaka ikitari icy'ukuri. Kandi Imana yaduhaye ubwenge bwo kumenya igikwiriye, kuva mu kibi tukajya mu cyiza. Imana yavuga ngo ukuri kuzatsinda ikibi, ariko ikibi ntabwo kizatsinda ukuri. Rero nk'uko Uwiteka Imana yaduhaye kumenya, tugasobanukirwa ukuri kwayo, kandi tukagendera mu rukundo rwayo, mu neza yayo, mu mahoro yayo. Ibyo nibyo natwe twavomye ku Uwiteka, tukagira ngo tubivomerene n'abandi. Abakora ibidakwiriye bagaruke mu murongo, bakora ibikwiriye, bagendane n'ukuri kw'Imana, bareke gukora ibidakwiriye imbere y'Uwiteka n'imbere y'abantu. Yego. Imana rero iguha umugisha. Ndishimye kukubona, nkikubona bwa mbere n'umushimye mfise amatsiko. Nese nkubona mu mwuka w'Imana pe. Nta nubwo nzi kuri umukatolike. Nkikubona nese nkubona mu mwuka w'Imana. Barabizi n'ahantu hose, no hanze y'igihugu n'ahantu hose. Urera Imana bikagaragara, ntabwo ari ibintu bitagaragara. Bya bindi byo kwiyegeranya cyangwa nkiyamamaza ngo nishyize hejuru, ngo Imana yamaye gutya. Oya, Imana uko yamaye iranasohoza, uko inshoboje biremera. Yego. Noneho reka twibaze tuti, numva ngiye kukubaza akabazo gato ariko ntabwo gakomeye. Yego. Iyo tuvuze Imana, tukavuga ngo Imana, cyangwa tukavuga ngo Yesu Kristo, cyangwa tukavuga ngo Yesu, nta kibazo bitwaye. Ubundi wumva iki iyo tuvuze Imana nk'umuntu utazi ibyo bintu? Kuko hari n'abazi ngo Imana ni Ryangombe, ni bya bindi byose abantu batekera za Nyabingi. Amakuru ufite ko ibyo bintu babisenga nyine babishyira mu mwanya w'Imana. Nabuze umuntu w'amakuru kugira ngo abantu bamenye ibintu uko binabaho. Ariko barabikora. Rero hari abantu bazi ibyo ngibyo, ariko tuvuze Imana ni gute wayiratira abantu? Umuntu avuga ngo Imana ni iki, wasobanura icyo abantu? Yesu wanjye, Mana yanjye, Imana ni Imana itavangirwa, ni Imana ikomeye, ni Imana y'igitangaza, ni Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana ikunda abayo, Imana ikunda ubwoko bwayo, Imana ikunda intama zayo, Imana itajya ivangavangirwa, ikora imirimo yayo nk'uko bikwiriye. Ntabwo ari Ryangombe, si Nyabingi, si ibyo bigirwamana. Ni Imana yahozeho na n'uyu munsi ikiriho. Iyo niyo duhamiriza nk'Imana. Yego. Najya gutandukanye noneho izo mana za Nyabingi na Ryangombe n'Imana iyo mu ijuru. Najya tubitandukanye kugira ngo uyu muntu abashe gusobanukirwa ngo Imana niyi, ibi nkoreranje ni Nyabingi n'ibindi bigirwamana. Najya noneho tubitandukanye, hanga tuganire gutyo nabyo nivuga ubutumwa. Iyo tuvuze Imana niki twumva? Hari abumva kuko n'abambwiye ngo ashobora gufata n'ikimasa cye akunda kigahinduka Imana. Ashobora gufata ngo n'ikintu runaka akunze kikaba Imana ye. Ariko reka tuvuge Imana rurema. Ni gute itandukana n'ibyo bigirwamana? Yego.
Imana rero itandukanye n'ibigirwamana. Ni Imana yaturemye, yego, idushyira mu isi, itwoherereza umwana wayo Yesu Kristo kuducungura ku musaraba. Yego, yemera kubabara no kubazwa, yemera kutubabarira twebwe. Iyo niyo Mana twiringira kandi twizera. Yego, rero iyo niyo dukurikira, niyo twizera, kuko no kuba turiho tugejeje iki gihe n'uyu munsi ni ukubera iyo Mana. Rero ntabwo twiringiye Imana za Ryangombe cyangwa za Nyabingi, ahubwo twiringiye Imana yaremye ijuru n'isi, ikatwohereza umwana wayo kuducungura ku musaraba. Uwo rero niyo twizera kandi niyo twiringira. Reka tubwire abantu ngo buri wese mu itorero rye abo wejejwe kandi abo nukijijwe yakizwe, naho byo kurwanisha nyamadini n'ibiki byose tubireke, ikiri ngombwa ni ugukiranuka rwose. Ndagira ngo rero ugira inama ugira ababyeyi muri iki gihe batamenye Imana, barimo kwangirika mu buzima bwacu. Bavandimwe, turi mu murenge wa Gitoki, mu karere ka Gatsibo, mu kagari ka Kinyinya, mu kagari ka Nyamirama, mu mudugudu wa Kinyinya, aho ngaho nderereye. Ngize amahirwe ko abona umubyeyi rero udasanzwe, dushingiye ko mwumva statasi cyangwa se ari umukatorika akaba azi Imana kandi mu buryo bumeze nka kirokore. Yego, nari umuntu atavuga kubyumva umuntu umukatorika yansengera ate, babazi ko ari gahunda yo ku kimenyetso cy'ubuke cyagukira gutya byonyine. Ariko uyu nguyu agira ati ngewe ndanahanura, ndi umuhanuzi w'Imana. Imana ishimwe. Ndagira ngo rero tugire inama abantu benshi kandi ikabakura mu rwobo, ikabakura mu bubata. Ni ukuri. Yego, ndagira ngo rero twinjire wenda mu wundi mwanya mutoya, ariko twibaza tuti mu myaka umaze kugira, wenda sinzi iyo ariyo, ni ibihe bintu bikomeye Imana yagukoreye bituma nkomeza kubona ugifite ibyiringiro no gukomera ku Mana, kugira ngo tubiratire abandi batazi Imana bazakubaze? Nibyo nshingiraho ni ibi. Mu isi tujya duhura n'ibirushya n'ibigeragezo byinshi, tukaba twajya kwa za Nyabingi na bya bigirwamana, tukaba ari byo tujya kugira ngo bitugirire umumaro. Njyewe rero nagihuye n'ibigeragezo byinshi, mu bana mpura n'indwara nyinshi zitandukanye, biba ikibazo cyo kugira ngo mpungire kuri Yesu. Imana rero yangiriye neza mu bintu byinshi, mu burwayi butandukanye, mbona ukuboko kw'Imana. Mbonye ukuboko kw'Imana, nanjye rero nta handi naho njye nashinze ibirindiro, ndavuga ngo Mana ni wowe ugomba kungirira umumaro, ni wowe ugomba kundengera, ni wowe ugomba kundwanirira, ni wowe ugomba kumba ku ruhande. Yego, Imana nayo irabyumva, nk'uko yanyemeye ikampamagaza iryo jwi, nanjye nkayemerera, imbera mu bibazo. Imbereye mu bibazo rero hari byinshi yagiye indwanyiriza, byari bikomeye, bituma mpama mu kuboko kw'Imana. Noneho nanjye ngira imbaraga, kuko hari byinshi yakoze, mbona imbaraga noneho zo kuyemera no kuyivuga by'ukuri. Ubuzima bwanjye bwose buri muri Yesu Kristo, kuko ibyo yankoreye ni byinshi kugeza na n'uyu munsi, kuko ubu ntabwo tuba tukiri muri iyi si, tuba twarazimye, ariko Yesu yarahabaye. Imana ishimwe. Icyo gituma muhamiriza, nzanamuhamiriza kuzarinda mva mu isi. Yego, hari umuntu ushobora kwibaza avuga ati kubana n'uyu mubyeyi byaba ari iby'agaciro, ni ingenzi, akaba yishimiye uko umuntu ukubona uvuga ati uyu mubyeyi bwose hahirwa umwana yabyaye, kuko uyu mubyeyi arimo ikibitsanyo cyiza cy'Imana. Wari umuntu uvuga ati rwose hahirwa umubyeyi wabyawe, hahirwa umwana wabyawe n'uyu mubyeyi. Mu bisanzwe ufite abana bangahe? Mfite abana 4, mfite umuhungu umwe n'abakobwa 3. N'abakobwa 3. Nta n'umwe urabukurikiza ngo nawe nabize gusenga nkawe? Yesu barahari, dore n'uyu nguyu uranga muri korali ya Kabarore. Abana banjye narabasengeye ngo bakurikire Imana, barabikora rwose. Ubaye nk'Imana, Imana ikaguha ubushobozi, naka tuvuge gutyo urugero, Imana ikaguha ubushobozi ikavuga ati nguhaye umwanya, nsaba icyo ushaka kubijyanye n'agakiza, wumva ari iki wakwifuriza abantu muri rusange? Yesu we, ahubwo n'Imana rwose irabizi. Muri iki gika ngezemo ndifuriza buri muntu wese kumenya Imana, gukizwa, agakirizwa mu Mana, akayoborwa n'Imana, mbese nakoresha imbaraga ze, agakoreshwa n'imbaraga z'Imana, kuko imbaraga z'Imana zikora ibikwiriye
kandi zitanga ubwenge bukwiriye, zirayobora ntabwo ziyobya. Yego. Nifuriza buri muntu wese yaba n'utuye ku isi no ku mugabane, umuntu wese ngo akunde Imana kandi ave mu kibi ajye mu cyiza. Yego. Imana imugirire neza. Ni ukuri ukuboko kw'Imana kurakiza, aho yankuye naho ingejeje nanjye ndahifuriza abandi ngo intambwe nateye nabo bayitere, nabo babone umusaruro ku Mana. Yego. Dushingiye ku mpano ikurimo n'umwuka w'Imana ukurimo, ntabwo turi dusoza iki kiganiro tuganiriye tubaza gukora ikindi, ariko ntabwo twasoza utadusengeye. Ndifuza gusengera abantu bumvisha ibintu tuganiriye, ibi byonyine tuganiriye, ndifuza ko ubasengera, hanyuma mu kanya tubaza kumva n'ijambo ry'Imana nta kibazo. Ndifuza rero gufata umwanya ugasengera abantu bose badukurikiranye uyu mwanya, bagize icyo bumva, bagize icyo bumvise muri ibi ngibi, abantu batari bakizwa, abantu bakomeje kujya mu bintu bitari byiza. Hano hanze hari ibintu biyobeje abantu. Umugore ntiwamutandukanya n'umwana, umwana ntiwamutandukanya n'umusaza, ibintu byarivanze, ibintu bimeze nabi. Turimo rero kugira abantu inama ngo bayoboke inzira yo gukunda Imana, kuko gukunda Imana ari bumenywa nayo. Ndagira ngo rero dusengera abantu bose batwumvise, baturiho umugisha wo kumenya Kristo, baturiho umugisha wo kumenya Imana, ubaturireho maze iminsi nkunda kuvuga ngo kugira ngo ubwami bw'Imana bwaze mu buzima bw'abantu, ubaturireho ibyo bivuga ngo Imana ni imanuka yegere buri muntu uwo ari we wese, yumva ijwi ry'Imana, areke gukora ibitagendanye n'ibyo Uwiteka Imana ashaka. Kandi ni ukuri uwashaka yakumva ijwi ry'Imana, kuko Imana irahamagara, ntabwo yahwemye guhamagara ubwoko bwayo. Yego. Uretse ko tutemera nk'uko bikwiriye, tubyumva tukabyirengagiza, ariko Imana ni ukuri ikunda abayo. Yego. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo dusenge Imana, dusengere imitima y'Abanyarwanda, abantu bakabije kuyoba no gutana mu birenge byabo, bakatana bajya mu bibi. Tugiye kubaturaho umugisha w'Imana kugira ngo bamenye Imana nk'iyo wamenye, kugira ngo Imana ibabature, kuko ukunda Imana ari bumenywa nayo. Tugiye kubasengera Imana rero, tugira ngo nkwakire mu gihugu gusenga Imana, ubasengere, ubingingire Imana yongere nayo ibagire neza, ibaha agakiza, kuko umunezero ufite n'ubwiza ufite kandi bukomoka kuri Kristo. Turifuza ko abantu bose babugira, abantu ubuzima bwabo bukabaho ari uguhimbaza Imana, kuko ari Imana yaturemye, izina ry'Imana nirihimbazwe. Imana rero iguha umugisha. Ndagira ngo usengere abantu bose muri ubwo buryo badukurikiranye, bakomeje kubana natwe muri uwo mwanya. Amena. Yesu wanjye, mwami wanjye, Imana igira neza, Imana ishobora byose, Imana y'amahoro, Imana y'icyubahiro, Imana nziza, Imana y'agaciro n'icyubahiro cyinshi. Ni ukuri Uwiteka Imana, turi imbere yawe muri aka kanya, duhamagara imbaraga zawe zirinda kandi zirengera. Uri Imana igira neza, uri Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, ukunda ubwoko bwawe Uwiteka Mana Data, watumenye mbere yo kukumenya. Mwami wacu Uwiteka Mana, utwitaho tugirira neza. Turagusaba rero Mukiza wacu, Umucunguzi wacu, waducunguye kuri wa musaraba, ukemera kutwitangira, ni ukuri ku musaraba i Karuvari Gologota, ukababara ukabazwa, ariko twebwe ukatubabara ibyaha byacu. Turahamagara imbaraga zawe rero zirinda buri muntu uwo ari we wese, uwaremwe nawe Mwami, ukamwitaho ukamugirira neza. Turaguhamagaye Uwiteka Mana ngo utwiteho kandi utugire neza, utuyobore, ukomeze utuyobore inzira ikwiriye kandi itunganye. Abamenye ukuri kwawe n'abashoboye kukumenya no kwitaho, ukomeze ubagire neza, n'abataramenya izina ryawe basobanukirwe, bamenye yuko uri Imana igira neza, uri Imana ikura, uri Imana ishobora byose, uri Imana itarura, uri Imana ibatura, uri Imana ikura umuntu mu mwijima, uri Imana iyobora, urumuri rwawe rukamurikira benshi Uwiteka Mana Data, wamurikiye ntaheranwa n'umwijima. Uri Imana ikora imirimo n'ibitangaza, witwa ndiho kandi uzahoraho. Kandi Kristo Nazareti, uri itangiriro ry'umuntu wese, ukaba n'iherezo. Kandi Uwiteka uko wari uri niko ukiri, ntabwo wigeze uhinduka. Komeza uganze rero Uwiteka, uyobore kandi utegeke. Benshi Mwami wanjye Uwiteka babaswe n'umwijima, wababatura Uwiteka ukabagira neza. Aho wankuye Mwami wanjye Uwiteka ni kure cyane. Ndasenga rero mpamagara imbaraga za Uwiteka ngo zigere kuri benshi. Hari benshi wabatura, hari benshi wakiza, hari benshi wagira neza. Mana watega ugutwi ijwi ryawe n'ijambo ryawe, yava habo Uwiteka Mana akamenya ukuri gukwiriye kandi akagendera mu bikwiriye. Ndagusaba rero Mwami wacu Uwiteka, nsengera buri muntu wese Mwami,
yaba umwana muto yaba ukuze, mu basore, mu nkumi, mu mama n'abapapa, abakecuru n'abasaza, mu bana bato, Uwiteka Mana Data ni wowe utanga ububasha n'ubushobozi, ni wowe ukomeza kandi ni wowe uhumuriza, ni wowe ugira neza. Mana yanjye Uwiteka aravuze ngo ugushaka wese azakubona. Mana igira neza rero Uwiteka Mana Data, wakiriye ubwiza n'urukundo rwawe, agendera mu kuri gukwiriye kandi gutunganye. Ndagusabye rero Uwiteka Imana igira neza, Imana y'amahoro. Ni benshi wakiza, ni benshi wagira neza, ni benshi twifuriza umugisha wawe utagabanyije, ni benshi dushaka ko bava aho Uwiteka bakajya habona. Mana igira neza, Mana y'urukundo Uwiteka Mana igira neza, komeza uganze uyobora utegeke buri muntu wese Uwiteka Imana. Turagusaba amahoro n'umugisha byawe bitagabanyije, turagusaba urukundo rwawe Uwiteka Imana, buri muntu wese amenye ukuri kandi amenye iyo ava n'iyo ajya. Uwiteka Mana dusobanukirwe ukuri kwawe, dukiranuke tureke gukiranirwa, ahubwo tumenye iyo tuva n'iyo tujya n'iyo tugana, kuko uri Imana igira neza kandi uri Imana y'urukundo. Mana yanjye ndagusaba mu byubahiro byawe Mana, ngo ukomeze wigaragaze imbere ya buri muntu uwo ari we wese Uwiteka. Ni benshi Mana babaswe kandi bayobye bari mu isi bakora ibidakwiriye, ariko Uwiteka Mana Data wamenye inzira ya Uwiteka Mana akamenya ukuri kwawe. Mana yanjye Uwiteka Mana abona amahoro kandi abona ubwiza bwawe n'urukundo rwawe. Turagusaba rero Uwiteka ngo nawe ukomeze wigaragaze kuri benshi, nkuko wampamagaye Uwiteka ukanyiyereka, nanjye mubasha wamaye Uwiteka ndahamagara imbaraga zawe ngo zigere kuri benshi. Wigaragaze, hari benshi wabatura, hari benshi wakura habi, hari benshi wagira neza Uwiteka. Ndabigusabye Mwami wanjye Uwiteka ukomeze wigaragaze. Mana werekana ububasha n'ubushobozi, ubuhanga n'ubutwari bwawe burahari. Ugira neza bugacya bukira Mwami, urareba ntabwo ujya wereka Uwiteka Mana nk'uko abantu bareba, ntabwo ukora nk'uko dukora, ahubwo ukora nk'Imana ikomeye kandi ikora ibikomeye. Ndagusaba rero Uwiteka Mana ngo ukomeze uganze mu mitima ya benshi Mana Data, buri muntu wese akizwe kandi akiranuka kwerera imbuto. Nawe umubere umuyobozi kandi umubere ingabo ku rugamba, ukomeze uturwanire, ukomeze utwiteho, imbaraga zawe zikomeze zikore mu bo wahaye ubwenge n'ububasha Mwami Yesu, bakora imirimo yawe mu buryo bukwiriye Uwiteka Mana badatandukira, bagendere mu kuri gukwiriye izina ryawe kandi bayobore benshi Uwiteka Imana, kuko waravuze Uwiteka Mana ngo ugushaka azakubona. Ni benshi bagushaka bakakubona, kuko urukundo rwawe rurahari kandi rukora byiza. Ntabwo ujya ukora bibi, uri Imana igira neza y'amahoro kandi uri Imana y'urukundo. Mana rero Uwiteka Mana waravuze ngo ukuri kwawe kuzatsinda ikibi, ariko ikibi ntikizatsinda ukuri. Ndahamagara imbaraga zawe ngo zigere kuri buri muntu uwo ari we wese. Mana utazi Imana nayimenye, kuko Imana igira neza. Udasobanukiwe ukuri kwakumenye. Sengeye abamama gukizwa, sengeye abapapa gukizwa, sengeye abakobwa n'abasore, sengeye buri muntu wese kumenya Imana, kuko Imana ni nziza kandi ikora byiza. Nta kijya kinanirana imbere y'Uhoraho. Imana irashoboye kandi irashoboza. Ngisabye nyizeye kandi nyiringiye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha mwe mubanye natwe muri uyu mwanya. Rya tubifurize ubuzima buronse Kristo, ubuzima Imana iba iganje mu buzima bwa mwese, izina ry'Imana rihimbaza. Dushimiye umubyeyi tubanye muri uyu mwanya, ndabizi ko tuzakomeza kugenda tubana mu nkuru zitandukanye n'ibiganiro ndetse n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi twatimo twibaza tuti ese birashoboka ko ubuzima bwe bikunda ko umuntu ahanura, ariko turashimira Imana itareba ku madini. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma rero hari umuntu ukurikiranye wenda ukubonye bwa mbere yifuje kukuvugisha, wenda akeneye uburyo yakubona, wenda ngo tuba tuvuze ngo wenda abantu bamenye telefone yawe, kuko ahangaha haba hari abantu benshi badukurikiranye. Tumaze kugira abantu bagira mu 1000 kirenga badukurikirana umunsi ku munsi. Muri abo bose ashobora kugira ubonekamo ukeneye kugisha inama, kugira ngo abashe kuba wamusengera, umugira inama ku buzima butandukanye. Ndatekereza ko mu myaka ufite umaze kubona byinshi, ndatekereza ko mu gihe umaze mu nzu y'Imana uzi byinshi. Ndagira ngo rero tubabwire nimero ya telefone yawe, ku buryo umuntu ashobora kuguhamagara ukamusengera se, ukamugira inama se. Ndabizi ko tuzagana n'ibindi biganiro bitandukanye byatuma umuryango nyarwanda waguka ukigira imbere mu buryo bw'umwuka. Yego, ibyo ni ibintu Imana yantoje kandi yangiriye neza. Abantu mu bujyanama hirya no hino ni benshi. Kuri telefone, nkorera kuri telefone, n'uje angana uwo ni wo murimo wanjye. Ni ukuri rero mugura benshi, ngira inama benshi, kandi Imana igakora imirimo mu buryo bwayo nk'uko bikwiriye. Imana iravuga ngo nagushyize amagambo yanjye mu kanwa kawe,
izi icyo ishaka izi icyo ikora kuko iravuga nugirira neza abana banjye mu isi no mu ijuru uzaba ugize neza. Rero uwo ni wo murimo twahawe, ni ukuri turabikora ariko no kuba bashaka no kujya guhamagara kuko niko kazi kanjye niko nkora pe. Imana niko yampaye ndabikora kandi mfasha benshi, Imana igatabara benshi. Rero nk'uko unyatse namba zanjye ni 078 73 9 nshuti bavandimwe mwari mudukurikiranye muri uyu mwanya turimo kwifuriza abantu kwakira Imana mu buzima bwabo, kandi Imana rurema turabifuriza gutunga ubuzima buronse bwakiriye kandi bubawemo na Kristo cyangwa se n'Imana mu buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Reka tubashimire cyane umwanya muduhaye, reka tubabwire ngo naho mu bindi biganiro bitaha aha kuri Cyomoro TV. Imana ibahe umugisha rero, kandi mwe mwakoze kubana natwe rwose. Tubabifuriza rero intangiriro nziza z'umwaka, tubabifuriza kuzagira umwaka mwiza kandi bwanyu. Imana ibahe umugisha rero. Ndagira ngo popera abantu twabanye bapopera bagete mwakoze kubana nawe. Mwakoze kubana nawe. Yego. Imana ibahe umugisha.